Mu minsi ishize nibwo perezida wa Burkina Faso yagaragaje amwe mu mabanga akomeye cyane, agaragaza n'umukuru w'igihugu akunda cyane kuri uyu mugabane wa Afurika ndetse anafata nk'icyitegererezo, ndetse byanatunguye benshi. Abanyarwanda benshi barabyishimira nyuma yo kuvuga ko rwose uyu mugabo Ibrahima Traoré wanditse amateka muri Burkina Faso ndetse no ku mugabane wa Afurika muri rusange yakuze agendera ku mateka y'u Rwanda, by'umwihariko umukuru w'igihugu cyacu. Ayo ni amateka meza cyane rwose. Ahangaha rwose ndagira ngo nsabe umunyarwanda wese uri kureba iki kiganiro udutima tw'umutuku muri comment mwerekane ko u Rwanda ari igihugu gikomeye. Yo umunya Burkina Faso by'umwihariko umukuru w'igihugu cyabo agaragaza ko u Rwanda ari igihugu gikomeye cyanyuze mu mateka, ndetse ngo anafata umukuru w'igihugu cyacu nk'umuyobozi w'icyitegererezo kuri uyu mugabane wa Afurika, ndetse anavuga ko haramutse hagiye gutorwa umwe mu baperezida beza kuri uyu mugabane wa Afurika, nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaza mu ba mbere, kandi rwose ngo ibikorwa byinshi yagiye akora mu gihe amaze ku butegetsi ndetse na mbere aho gato ari ibikorwa by'indashyikirwa, ndetse ngo azanagerageza kunga ikirenge muke. Ibyo ni ibyatangajwe na mugenzi we Ibrahima Traoré wa Burkina Faso. Iki ni ikintu cyiza cyane. Narababwiye ngo u Rwanda uzarebe ko ubundi kuri uyu mugabane wa Afurika biba bigoye ko hari umukuru w'igihugu wakidekarara akagaragaza ko rwose afite umugenzi uyobora igihugu runaka agenderaho, ariko umunya Burkina Faso arakubwira ngo u Rwanda ni igihugu rwose twakigiraho amateka, ndetse umukuru w'igihugu cyabo rwose afite buri kimwe cyose umunyafurika akeneye kugira ngo Afurika yigenge. Murabizi ko perezida Ibrahima Traoré ni umwe mu baharanira uburenganzira ndetse no kwigenga kwa Afurika. Rwose ni intambara yarwanye ndetse afatanyije na perezida wa Mali ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, ariko rwose umwe mu bagerageje ndetse bakanakora ibishoboka byose kugira ngo umugabane wa Afurika ubone ubwigenge, by'umwihariko ahereye muri Burkina Faso iwabo ni uyu mugabo Ibrahima Traoré. Ndetse binavuga ko nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame agomba kugira uruzinduko muri Burkina Faso mu minsi mike iri imbere, bakaganira kuri byinshi bigiye bitandukanye. Nagira ngo tugaruke kuri ako kantu k'abarundi gato mbere yuko wenda tubyinjiramo cyane. Abarundi barakubwira bati rwose abarundi batangiye kwikeka amababa nyuma yuko perezida Evariste Ndayishimiye ngo hari byinshi, hari namwe mu mabanga yamennye, ndetse anabwira Ibrahima Traoré ko afite umugambi wo gutera u Rwanda, ndetse binatuma uyu munya Burkina Faso umwe mu baperezida rwose baharanira amahoro kuri uyu mugabane wa Afurika atumizaho nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ni mu biganiro bagomba guhuriramo mu minsi mike iri imbere. Ibyo byose tuzagenda tubigarukaho, ariko abarundi rwose nabonye ari uruzinduko rutabaguye neza, ndetse batanifuza ko rwaba. Nshingiye ku bigaragara nkashingira ku bitangazamakuru byabo, inkuru bikomeje kuba byagenda byandika, bagaragaza ko uru ruzinduko rushobora kuzasiga inkuru ikomeye cyane kuri uyu mugabane wa Afurika, ndetse by'umwihariko mu mubano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi ushobora kuhita uzamba 100%, dore ko uyu munya Burkina Faso ngo ni umwe mu baperezida batarya indimi, umwe mu baperezida rwose bagendera ku kuri, kandi bivuga ko perezida Ndayishimiye bimwe mu byo yamubwiye birimo amatiku ndetse n'urwango afitiye u Rwanda, ibyo byose biteze ko azabiganiriza nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. U Rwanda rukaba rwafata imyanzuro ikomeye cyane. Iyi nkuru muyandika ahantu rwose ni nyuma y'uruzinduko agomba kugira, mushobora kuzabona inkuru ikomeye cyane cyangwa se ibintu bikomeye cyane. Ariko icyo twakishimira cyangwa se icyo mbona nk'abanyarwanda twakishimira nuko ni uruzinduko rukomeye cyane rugomba guhuza bamwe mu bakuru b'ibihugu bikomeye cyane, ndetse byanyuze mu mateka akomeye, ndetse bifite n'abayobozi baharaniye amahoro mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kuko uyu mugabo Ibrahima Traoré nawe kugira ngo agere ku butegetsi byamusabye kwibiza kuya, ndetse yicisha inzara, ndetse kugira ngo abohore abanyaburkina Faso bari ku ngoyi y'abazungu, ndetse ubona ko bari gukorerwa ihohoterwa, ndetse n'uburenganzira bwa muntu muri Burkina Faso bwari buri hasi cyane, ubona ko butari kubahirizwa. Bimutera ishyaka ndetse n'ishema kuba yarahagaritse ibyo byose, ndetse anagaragaza akarengane ibihugu by'amahanga bikorera ibihugu bya Afurika, bituma afata umwanzuro muri Burkina Faso. Buriya abantu muhazi neza, murabizi ko iyi miryango mubona ngo OMS n'indi gitandukanye nta birindiro nta n'ijambo rinini bafite muri Burkina Faso, baza nk'abaje gutanga inkunga bisanzwe, ariko ibihugu bya Afurika akenshi usanga bifite cya kibazo gikomeye cyane cyo kuba umuzungu arakuzanira inkunga runaka, ariko nawe afite icyo ari bugukuremo gikomeye cyane. Ubwo urugero nk'abarundi umubirigi ejo bundi aherutse kubaha amadrone ateye ubwoba menshi cyane, ariko rwose bivuga ko nabo icyitwa amabuye y'agaciro yose ajya mu Bubirigi. Ibyo byose kandi bikaba mu buryo busa nkaho butanyuze mu mucyo. Ububirigi busahura Uburundi mu buryo bw'ibanga, ariko Uburundi nabwo bakitwaza iyo nkunga baguhaye bakaza gusahura igihugu cyawe.
ibyo nibyo uyu mugabo Ibrahim Traoré yanze, arakubwira ati iyo zahabu muza mugatwara ku buntu mwitwaje inkunga mwaduhaye, iyo zahabu tuzayitunganya tuyigurishe dukuremo ibyo bikoresho muduha, izo nkunga mu bya gisirikare n'ibindi bigiye bitandukanye. Rwose ayo ni amagambo ya perezida Ibrahim Traoré ujya ugaragaza amarangamutima akomeye cyane mu mbwirwaruhame ze, ndetse adatinya kuvuga ashize amanga ko ibihugu by'abazungu byishe abanyafurika ndetse bikomeje no kuba byagenda bibica. Avuga ko mu gihe kiri ku buyobozi cyangwa se kiri ku butegetsi muri Burkina Faso bigoye ko hari igihugu cy'amahanga cyazana iyi miyoborere yabo yo kuhonyora umunyafurika, ubona ko binagoye cyane. Ibyo byose nibyo bihurijeho cyangwa se nibyo abakuru b'ibihugu bombi bahurijeho, u Rwanda na Burkina Faso nabyo. Murabizi ko mu minsi ishize u Rwanda n'Ububiligi bacanye umubano rwose nyuma y'igihe kirekire harimo agatotsi, ariko noneho bacanye umubano 100%, ndetse binatungura benshi, binavugisha benshi. Ibi nibyo bita kwibohora, kuko hari ibihugu biza bikazana inkunga runaka, bikazana ayo mafaranga, bikazana ibyo bikoresho, ariko bishaka kuba byagusahura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibyo byose u Rwanda rwararebye rusanga ibyo ngibyo bidakwiriye muri iyi myaka tugezemo, ndetse no mu bihugu bya Afurika bishaka kwigenga. Ibyo ngibyo bisa nkaho bitanagaragara neza. Murabizi ko abakuru b'ibihugu byombi mu magambo yabo akenshi iyo baganira by'umwihariko mu nama zikomeye cyane kuri uyu mugabane wa Afurika bagaruka ku kintu kijyanye n'ubwigenge bwa Afurika. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame agaruka ku bwigenge bwa Afurika, mugenzi we Ibrahim Traoré nawe akagaruka ku bwigenge bwa Afurika, ndetse ubona ko ari nimwe mu nyota zikomeye cyane aba bagabo bafite, ndetse bifuza na Afurika itekanye kandi itanga buri kimwe cyose ku muturage n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubona ko binagoye muri iki gihe, umuturage ari kubona inkunga yabanje kuhabirira icyuya n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko wajya kureba n'ubundi ugasanga kimwe mu bintu abantu bibaza, wenda nawe wakibaza, ni ukwibaza uburyo umugabane wa Afurika niwo mugabane ufite ubutunzi kamere cyangwa se imitungo kamere y'isi 65% yose iri muri Afurika, ndetse by'umwihariko no muri ibihugu usanga byarakoronijwe n'abazungu, kuko bivuga ko nka Repubulika na Demokarasi ya Kongo ifite amabuye y'agaciro menshi cyane asaga 15% ku kigero cya isi ikeneye, ndetse binavuga ko Burkina Faso ari igihugu gikomeye cyane gicukura peteroli iteye ubwoba ndetse nyinshi cyane ku buryo bukomeye cyane. Ibyo byose ni ibintu abanyafurika bataragerageza cyangwa se bataramenya ko bakibyareza umusaruro nk'uko bigaragara ndetse bigenda binakorwa. Ariko Perezida Ibrahim Traoré yubatse inganda zikomeye cyane mu gihugu cye, ndetse zinatunganya ubutunzi kamere, kuko murabizi ko akenshi ibihugu byinshi kuri uyu mugabane wa Afurika bifite imbogamizi z'uko nta nganda cyangwa se ibikoresho bikomeye cyane bitunganya ubutunzi kamere bwa Afurika. Ariko Perezida wa Burkina Faso ni kimwe mu byo yitayeho, ndetse n'u Rwanda narwo rwateye intambwe ikomeye cyane, kuko murabizi ko hari inganda nyinshi zigiye gutangira kubakwa mu Rwanda. Muribuka amasezerano bagiranye n'uruganda rukora inkingo ku isi, ndetse uruganda rwabo rwatangiye kubakwa mu Rwanda. Mu minsi mike muraza kubona uruganda barutashye. Ubwo ibyo ni bimwe mu byo abantu bakishimira, ndetse bizanatuma umugabane wa Afurika twawubona mu ishusho yindi ndetse y'ubwigenge, kuko uyu mugabane wa Afurika bigaragara ko rwose igihe kigeze ngo abantu bibohore. Narababwiye ngo umwirabura nta na rimwe uzigera ukundwa n'umuzungu, ubyumve ubyemere rwose. Ibyo ngibyo ni ihame nyine, ababivumbuye barabivumbuye. Niyo mpamvu mubona Perezida wa Burkina Faso yafashe umwanzuro w'uko nta gihugu cy'amahanga by'umwihariko ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi kizagira ijambo na rimwe muri Burkina Faso by'umwihariko mu myanzuro ifatwa, kuko akenshi muri ibihugu bya Afurika higanjemo ikintu cyo kuyoborerwa mu gitugu cyangwa se kugendera ku mategeko y'abazungu. Ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zatangaje ibi, ngo zirafata ibihano n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo byose mubona uburyo u Rwanda rufatirwa ibihano buri munsi, ariko ntirubura gutera imbere. Ibikorwa remezo birubakwa n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse n'ibindi bintu byinshi bigenda bigaragara. Ibyo byose ni ikigaragaza nyine kwibohora ku mugabane wa Afurika, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo izamara imyaka 10 yose ifatira ibihano u Rwanda. N'izagera hibone ko abanyafurika twamenye ubwenge, kuko mu myaka yashize iyo umunyafurika yumvaga ngo Amerika yafashe ibihano wumvaga ari ishyano ryacitse umurizo. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano Mali, ifatira ibihano Burkina Faso, ifatira ibihano Congo, ifatira ibihano Rwanda, ifatira ibihano Burundi, ifatira ibihano Uganda. Ariko
nta ngaruka zikomeye cyane bigira, ntizabura, ariko ntabwo aba ari ingaruka zatuma ubuzima buhagarara mu gihugu. Niyo mpamvu mbabwira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zazana ibiganiro ku meza, ntimubyumvikaneho mugacana umubano, ariko hari ibindi bihugu bikomeye cyane kuri iyi si kandi mwagirana umubano. Ubushinwa burahari, Uburusiya burahari, kandi niyo mpamvu umukuru w'igihugu cyacu ajya tubwira ijambo rikomeye cyane, numva ko abantu batarumva mu buryo rivuga, cyangwa se uburyo rivuga ntabwo abantu bararisobanukirwa neza cyane. Ijambo ngo kwigira, ijambo ryo kwigira ni ijambo rikomeye cyane, ni ijambo risobanuye byinshi, ni ijambo ushobora gusobanura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bukira bugacya, kuko kwigira ku banyafurika nicyo kintu gikomeye cyane, ndetse ubona ko n'ubundi kinabura kugira ngo umunyafurika abone ubwigenge, kuko indwara iraza, twatekereza ku buryo abaturage bari gupfa tukemera tukajya gufata izo nguzanyo, tukajya gufata izo mpano z'ibihugu by'amahanga, ejo bundi tugatega amaboko bakadukorera ibyo bashaka, ariko ibyo byose rwose intambwe ku ntambwe bizarangira. Nuko hari abayobozi benshi kuri uyu mugabane wa Afurika nabo bagerageza kuba bakomeza guteza imbere iri honyorwa ry'umunyafurika, kuko kumbwira ngo nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri kwemerera ibihugu bigiye bitandukanye, ikazana abacanshuro, ikazana buri kimwe cyose, ikatabaza amahanga, iki ni ukugaragaza ko nyine abanyafurika ntidushoboye, muduha abacanshuro baze badutabare, ndetse niba ari ibishoboka Leta Zunze Ubumwe za Amerika igire ukuboko mu miyoborere muri Kongo n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo byose nibyo bituma nyine nabo batubona nk'aho Afurika nyine ni umugabane ufite ibihugu bitashobora kwiyobora byo ubwabyo, bidafite ubwo bushobozi ndetse n'ububasha bwo kuba byakiyobora, byakifatira imyanzuro, byakikorera buri kimwe cyose. Ariko iyo ugiye kureba, iyo uganira na bamwe mu masesenguzi mu bya politiki, bakubwira ko umugabane wa Afurika ubura abaperezida bameze nka Ibrahim Traoré, ndetse bameze nka nyakubahwa Paul Kagame n'uyu mugabo Yoweri Kaguta Museveni. Ni bamwe mu bantu nyine batavugirwamo kumubwira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika irafata ibihano, ibyo ngibyo nyine nta kibazo, ifata ibihano, niko bimeze nyine, kuko ntago Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo u Rwanda kuba ruriho, ntago Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifitemo akaboko kagaragara, ni bya bindi bisanzwe nyine, ni mpanguhe, ni support, ni ibindi bigiye bitandukanye. Aka kanya niyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagarika inkunga yabo yose, bakavuga bati u Rwanda rwose nta kintu na kimwe kizongera kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiza mu Rwanda, ntago twahungabana, ntago twapfa. Ubukungu bw'igihugu bushobora guhungabana umwaka umwe, 2, 3, ariko u Rwanda ruhita rwiga amayeri y'uburyo bwazahuramo ubukungu bwabo, kandi bikaba byarushaho kugenda bimera neza cyane. Niyo mpamvu mbabwira ngo Afurika by'umwihariko maze kubona ibihugu bigera kuri 3 byibohoye, biravuga biti rwose ingoma cyangwa se ingoyi, sinzi nimba ari ikinyarwanda cyiza, ingoyi y'abazungu turayibohoye rwose. Igihugu cya mbere ni Mali, Abafaransa yaravuze ati rwose turabirukanya, Abarusiya mutuvire mu gihugu, muvane ingabo hano. Burkina Faso nayo ibigenza gutyo, kuko ibyo bihugu byari bisa nkaho byabihurije hamwe. Burkina Faso na Mali bishaka kubikontorora kimwe, biza no kurangira bacanye umubano. Abafaransa bava muri Burkina Faso, bava muri Mali, basubira iwabo, bamwe bajya za Somalia n'ahandi hagiye hatandukanye. U Rwanda narwo rwateye iyo ntambwe nyuma yo kubona ko hari ibihugu byinshi ndetse biri no gusobanukirwa by'umwihariko uburyo ibintu bimeze. Ubona ko u Rwanda narwo rwafashe iyo myanzuro, rucana umubano n'Ububiligi, nyuma y'uko Ububiligi nabwo bumaze igihe bubogamira kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bukanafata ibihano bikomeye cyane birimo kwirukana abakozi ba ambasade y'u Rwanda mu Bubiligi bakoherezwa i Kigali. U Rwanda narwo ruhita rufata umwanzuro wo kwirukana abaambasaderi b'Ububiligi mu Rwanda, basubira iwabo, ndetse n'umubano w'ibihugu byombi uza kurangira gutyo, ndetse kugeza n'ubu ngubu ntacyo buri ruhande rurabikora, cyangwa se nta n'ibiganiro biraba kugira ngo wenda turebe ko umubano w'ibihugu byombi wakongera kuzahuka. Ibyo ni ibigaragara ko igihugu nyine kiba gishaka kwibohora mu buryo bwuzuye ndetse bunagaragara 100%. Ibyo byose abaperezida babiri bafite mu biganza, ndetse ubona ko naho bigeze umugabane wa Afurika bawuzamuye, yaba ku ruhando rw'isi mu bikorwa remezo ndetse n'amateka ndetse n'ubushongore n'ubukaka. Harimo Burkina Faso ndetse n'u Rwanda harimo uruhare rwabyo. Wabyanga wabyemera, ugiye kureba amateka y'uyu mugabane wa Afurika n'ubundi wabona ko
Burkina Faso ni ubuhamya bwigendera, u Rwanda narwo ni ubuhamya bwigendera by'uko umunyafurika ashobora kwigira. Urugero kuri jenoside yakorewe abatutsi, abanyarwanda bayihagarikiye ubwabo nta nkunga n'imwe bahawe. Burkina Faso nayo yirukanye abazungu bose muri Burkina Faso nta n'umwe babajije.